Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza ubuhamya bw'umuvandimwe yarivuze yitwa Justine. Ubwo rero ubuhamya bwe, Justine atuye muri Liberia, naramusuye ariko si we wenyine nasuye, gusa niho nabaye, niho natinze, niho nabaye igihe nabagayo, ariko hari n'abandi bavandimwe nabo dufatanyije urugendo bari muri audio, nabo twagiye tubonana. Bose rero ndabashimira ukuntu banyakiriye neza, kandi nabo ubuhamya barabufite, ntabwo ibyo mbishidikanyaho. Nuko rero ubuhamya nibwo navugaga. Ubuhamya bwe birumvikana, iyo ubwumva wumva ko ari ubuhamya yikuriye ku mutima. Nta muntu wamuhagaze hejuru, nta n'uwamubwiye ngo vuga ibi ngibi, we aravuga ibyo yabonye. Gusa uburyo abivuga ukumva yuko byabaye nk'ibimurenga, ku buryo rwose arabivuga ukumva ko mbese byaramurenze, ibyo yabonye byaramutangaje. Ari ibintu rero Nyagasani ajya dukorera bikarenga ubwenge bwacu. Aya makuru rero y'uyu muvandimwe n'ukuntu nanjye nakomeje kuvuga ntimwanyakiriye neza, n'ukuri ni amakuru ari muri Bibiliya. Iyo rero nshima abavandimwe, ni bavandimwe mwanyakiriye neza, n'ukuri nagomba ngiye kure y'ibyo Bibiliya itubwira, kuko dufashe urugero rwa hano mu ibaruwa ya mbere Pawulo n'umwandiki Abanyakorinti, umutwe wa 16 umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 19 wa 20, haravuga ngo intashyo: murabe maso rero, mukomere mu kwemera, mube abagabo, mube intwari, ibyanyu byose mubikorana urukundo. Indi nama nabungura abavandimwe ni ukutibagirwa ko Sitefana n'urugo rwe babaye uburiza muri Akaya, bakaba baritangiye rwose abatagatifujwe. Nimushobokere abantu nk'abo, kimwe n'abandi bose bafatanyije imirimo n'imiruho. Nanyuzwe n'ukuntu Sitefano, Forutinati na Akayikusi baje kunsura, barahababereye rwose, batwuruye umutima, ari jye ari namwe. Mujye mumenya gushimira bene abo bantu. Kiliziya zo muri Aziya zirabaramutsa. Akwila na Purisika barabatashya cyane muri Nyagasani, hamwe na Kiliziya ikoranira iwabo. Abavandimwe bose barabatashya, namwe rero muramukanye mwese mu muhoberano mutagatifu. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Ahangaha rero nagira ngo nkubwire muvandimwe ko intumwa yagiye yemerewe no gushimira abo yasuye, kandi akanabivuga ku mugaragaro, abibwira abatagatifujwe. Haleluya! Icyo ahanini nicyo nshaka kubabwira, kugira ngo abatagatifujwe mumenye ko niba ndi kubibabwira mba ntarimo kurengera cyangwa se kubatwarira umwanya, ahubwo birakwiriye ko mbibamenyesha. Ni ukuvuga ngo abangaba ngo nanyuzwe nuko Sitefana, Forutinati na Akayikusi baje kunsura, barahababereye rwose. Ni ukuvuga ngo aba bavandimwe baraje, mbese bahaba mu mwanya w'abavandimwe bose, mbese twarishimye kubera ukuntu batwakiriye neza, mbese byabaye byiza. Mu by'ukuri rero iyo Nyagasani aza kubona ko ubutumwa umukozi w'Imana akora buba ari ubwe ku giti cye, ntabwo ari kwemera ko aya magambo yandikwa muri Bibiliya, ariko Nyagasani yagiye yemera ko yandikwa kugira ngo abantu bamenye yuko izo ngendo Nyagasani ubwe aba azishyigikiye. None rero Nyagasani washyigikiye izo ngendo, ni nawe ukomeza kumbwira ati ngaho babwire amakuru y'ibyo wasanze. Hano mu ibaruwa ya kabiri Pawulo n'umwandiki Abanyakorinti naho aravuga ngo ubu ni ubwa gatatu ngiye kuza iwanyu, nk'uko ibyanditswe bivuga, urubanza rwose ruzasomwa ari uko rukemuwe n'abagabo 2 cyangwa 3. Narabivuze ubwo nabasuraga, ubwo n'umutwe wa 13 umpereye ku murongo wa mbere. Narabivuze ubwo nabasuraga bwa kabiri, n'ubu
nyiri kure nongeye kubisubiramo, abaherutse gucumura n'abandi bose, ko nindamuka nje nta mpuhwe nzabagirira, kuko ngo mushaka ikimenyetso cy'uko ari Kristo mvugiramo. Kristo singanzwa kuri mwe, ahubwo azabagaragariza ububasha bwe. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Mbese ngarukiye ahangaha kugira ngo mwumvishe yuko Pawulo yarasubiyeyo bwa gatatu. Ngewe mvuyeyo bwa kabiri, wenda ubwo Nyagasani nashaka nzasubire bwa gatatu, ariko ntabwo nzaba nje kutababarira cyangwa kujya bizaterwa n'icyo Nyagasani azaba yantumye. Ariko aha nagiraga ngo nereke abagenzi bagana mu ijuru ko ubwo butumwa bwemewe gutangwa. Haleluya. Dukomeze rero tubutange. Muri make uyu muvandimwe uko ashima biratuma dusa n'abinjira mu buzima wenda bw'uwo muvuga butumwa ari wegewe nyine n'igihe yavugaga, bituma umuntu asa n'uwinjira mu buzima bwe, navuga ngo privacy, muri privacy cyangwa se mu buzima bwe navuga bw'ibanga. Hari aho biba ngombwa ko wenda havugwa nk'ikintu mu kugisobanura nkaba nagira icyo nkomoza kuri ubwo buzima, ariko nongere mvuge ngewe sinkibereyeho. Haleluya. Ntabwo nyiri umumararungu Louise uvuga, ahubwo ni Kristo muri jyewe. Haleluya. Hari umuririmbyi wabivuze ati nabambamwe na Kristo, ariko sindiho, ahubwo ni Kristo uri muri jye. Haleluya. None rero nanjye kandi na Bibiliya irabivuga, nanjye nsubiyemo, nabambamwe na Kristo, kamere nayibambye ku musaraba, hasigaye habaho Kristo muri jyewe. Hari igihe mugora nyine kubera umubiri nambaye, ariko iyo wemereye Yesu kugenga ubuzima bwawe arabikora rwose. Umuvandimwe rero muri ubu buhamya yavuze ati kumubona ushobora kubona ari usanzwe, ariko mwaba muri kumwe ukabona adasanzwe. Nibyo koko, cyangwa se ati akakubwira ikintu arivuga ati rwose umuntu rwose uzumva mubwiye ikintu ajya agifata anagishyira mu bikorwa ako kanya, kuko ibyo avuga byose ni Yesu bimubwirije kandi babirimo ubuhanuzi n'impanuro. Ibyo ntabwo ari ukubeshya rwose, nibyo. Kandi nabibabwiye abagenzi bagana mu ijuru ko Yesu yambwiye ko azampisha, navuga ngo mu bintu abantu batazi. Koko iyo duhuriye mu muhanda benshi cyane njya mbivuga kandi abisubiramo, ibi ngibi rero biba bihurira n'inyigisho nyinshi ngenda mbaho. Iyo duhuye mu buzima busanzwe ntabwo ushobora kumenya gute. Rero Nyagasani Yesu yaranyemereye ayo makuru narayatanze, naramubwiye rero Yesu niba ushaka ko ngukorera unyemerere mba umusirimu. Arambwira ati umusirimu se gusa, ati nibikugira we nzabiguha. Ibyo murambivuga. Ubwo rero Nyagasani Yesu anyihera amaherena, Nyagasani Yesu Kristo anyihera imitako, mbese yewe akananyigisha no kuyambara nkabyishyira. N'abagenzi bagana mu ijuru ngo bakavuga ko se mama Louise rwose iyo umuntu arebye ifoto yawe rwose mbese yumva mbese yashidikanya. Aho ngaho nkakubwira niba ushidikanya kubera ko wabonye gutyo, ubwo wowe ufite ugushidikanya, kuko ntabwo Yesu azaza uko ushaka, ntabwo Yesu azigaragaza iteka uko ushaka, Yesu yigaragaza uko ashaka. Haleluya. Yesu ntabwo iteka uzamubona yambaye umwambaro wererana, ntabwo uzamubona iteka arimo guseka cyangwa se yarakaye. Yesu afite uko yigaragaza bitewe n'ubutumwa ashaka gutanga. Jewe rero yarambwiye ati ndashaka kukohereza muri bariya abantu batinya kunkorera bavuga ngo ni abasirimu, ati nabo babone ko n'abasirimu bankorera. Ariko haleluya. Ati ndagira ngo nkubwire muvandimwe, burya Nyagasani Yesu yaguhamagaye abafite n'ubutumwa yagushinze kujya gukora. Ngewe rero niba yarantumye, ntabwo yantumye gusa ku basirimu, ariko yarambwiye ngo nabo batumva bahejwe ku bwami bw'ijuru. Haleluya. Nuvuga ngo n'abaciye bugufi bibonemo, n'abaciye navuga ngo abaciye burebure simbizi, ariko nabo mu rwego navuga ngo rw'ubusirimu nibakumve ko Nyagasani Yesu adashobora gukorana n'abasirimu. Yesu n'abantu asubiza inyuma, icy'ingenzi ni umutima umuramburiye. Haleluya. Bityo rero Nyagasani Yesu abinyigisha narabibabwiye ndi gusubiramo nkurikije iby'ubu buhamya. Yarambwiye ati rero ari aho kwambara mu kwikwiza abana banjye, ati ntago mwarusha abo twita abayisilamu. Abayisilamu burya abagore babo barambara bagasigaza amaso gusa, hari nubwo n'ayo maso bashyiraho rinete, mbese muri make ntube wamubona bayipfutse hose. Ariko ntago kwipfuka ari byo bigiye kutubwira ngo koko uwo muntu ni intungane.
arambwira rero ati ntabwo ubutungane mburebera ku muntu w'inyuma, ngewe ubutungane bwanjye ari ibanga ryanjye nawe mba mbukubonaho kabone naho waba ntacyo ufite. arongera arambwira ati se ko mureba mukatandukanywa n'imyambaro ubundi muvuka mwambaye iki? ndamubwira nti tuvuka twambaye ubusa, kandi koko urabizi mugenzi ugana mu ijuru burya tuvuka twambaye ubusa burundu. arambwira ati rero urya niwo mwenda w'Imana, niwo mwenda w'ubutagatifu bw'Imana, kuko niwo yambitse muntu ataracumura. ibi ngibi twishyiraho inyuma ni ibijyana n'ibicumuro. Adamu na Eva bamaze gucumura, ibyo ngibyo urabizi mugenzi ugana mu ijuru basanze bambaye ubusa. bamaze kubona ko bambaye ubusa rero nibwo bagiye gushaka icyo bikingaho. ni ukuvuga rero ngo uriya mwana uvutse kwa kundi burya kuri we utanamubwiye ko ari bibi yakumva ko kwiyambarira ubusa nta kibazo, ariko ko umuntu agenda aca akenge niko agenda yumva agomba gushaka imyambaro yishyiraho. bityo rero ndagira ngo nkubwire ngo muntu uca urubanza ukurikije imisusire y'inyuma uribeshya cyane. hari Bible iriya bita Bible de Jerusalem, iriho umuntu wambaye ubusa. ndizera yuko abantu mubizi, hari n'amashusho menshi bajya bashushanya abamarayika bambaye ubusa rwose burundu, ukabona n'utwana ariko twambaye ubusa. burya rero ntukagire ngo nuko baba bashaka kwamamaza. kera tukiri abana twavugaga ngo ibishitani ntabwo baba bashaka kwamamaza ibishitani. iyo twabonaga umuntu wambaye ubusa twavugaga ngo ni ibishitani, ntabwo ari icyo baba bashaka kwamamaza, ahubwo baba bashaka kugira ngo bakwereke umwambaro wa Adamu na Eva, umwambaro w'ubutungane wa muntu burya n'ubwambure bwawe. Haleluya. icyo ngicyo ushobora kuba utari ukizi, uretse ko atari ubwa mbere nkivuze. bityo rero niba wajya gurebera umuntu ku myambaro yambaye uribeshya cyane. hari n'umuvandimwe yigeze kumbaza, ubwo ndasubiramo kandi, ngo none se mama Louise ngo rwose nguko nakubonye wambaye ipantaro ngo ubwo Imana ntibyanga. ndamubwira nti rero ipantaro ntabwo ari umwambaro w'abagabo nk'uko abantu babitekereza, kuko Yezu yari umugabo kandi ntiyigeze yambara ipantaro. bityo rero abantu bajye bamenya yuko hari imyambaro ijyanye n'umuco w'ahantu. hari n'abantu bari i Burayi rwose mu minsi ishize arabo twabiganiraga, mu gihe cya iveri ntabwo wakwambara ijipo, ntibyakunda, baba bambaye amapantaro kubera ko haba hakonje cyane. bityo rero kwambara ipantaro ntabwo ari ukuvuga ngo ni umwambaro wo kurimba gusa, ushobora kuyambara kubera impamvu runaka. ntabwo njya nibagirwa ukuntu abanyarwanda kera batekerezaga yuko, cyane cyane abakuze batekerezaga ngo ko amapantaro ari ay'indaya. ibyo rwose niko twakuze iwacu tubizi. hanyuma rero ariko bigeze mu bihe by'intambara, mu bihe bya jenoside, abantu biga kwambara amapantaro, n'abagore n'abakobwa n'abakecuru bambaraga amapantaro. kubera iki? kubera ko bavuga guti ningira ikibazo byibuze hataza kugira umuntu umbonera ubwambure, mbese ukumva ugomba kwirinda muri ubwo buryo. ibyo byose rero ni ibintu byagiye bigenda biza, ariko tuza kubona ko ipantaro bitavuga ko ari umwambaro w'abagabo. icyo rero tukikuremo, kumva ko umuntu wambaye ipantaro aba atari umukozi w'Imana, tukikuremo. niba rero ushaka kubona umukozi w'Imana nyawe, ngewe nakubwira ni niba ushaka kureba umwambaro nyawo w'umukozi w'Imana, ni ubwambure bw'umuntu, kuko niwo mwambaro Imana iba yaramuhaye. naho yayindi turemarema tugashyiraho amajipo, amakanzu agera ku birenge, cyangwa ibyo ngibyo nibyo twagiye twambara kubera icyaha. ushobora kumbaza utese mama Louise kuvuga gutyo Bikira Mariya ko yigaragaza yambaye igishura, Yezu akaza yambaye igishura, bwose nabo ni icyaha? oya, impamvu ndayigusobanurira nuko tumaze kwambara umwambaro w'icyaha, tumaze gukora icyaha twahise twambara umwambaro w'icyaha, noneho n'amaso yacu akabona mu byaha. bityo rero Bikira Mariya aramutse akubonekeye yambaye navuga ngo ubwambure ntacyo yambaye, ntabwo wabyumva kubera ko icyaha cyamaze gusesera muri wowe maze kikaba aricyo kikuyoboye. ibyo rero wabibona nka skandari. icyo ni icya mbere. ikindi cya kabiri, Imana imaze kurema Adamu na Eva ntabwo yabambitse, yabahaye ubutagatifu bwayo. irya myenda rero Bikira Mariya na Yezu baba bambaye ni imyenda mitagatifu, akaba ariyo makanzu turi kudoderwa tuzambara nituva ahangaha. imyenda mitagatifu rero ihisha roho kurusha uko ihisha imibiri. Haleluya. ku buryo uzajya usoma bakavuga aho mu byahishuwe, ugasanga
bavuga ngo Yezu ngo ari yambaye ngo umwambaro ngo ubonerana ngo wa hariri ngo inetereye, bakabisobanura gutyo. Umwambaro ubonerana watekerezaga ko washoboraga kubona iby'imbere, ariko iby'imbere ntabyo, nta bindi, kuko iby'imbere bijyana na kwa kundi tuba twaramaze kubyishyiramo. Kuko aho ngaho kugira ngo amasobanure neza, wenda ubwo nibyo ndibuze gutindaho, turabyihanganira. Buriya hari impamvu Nyagasani aba yemeye ko tubivuga. Hanyuma ubwo ni ubu buhamya ninarangiza kubuvugaho nzanakomeza, kuko birakwiriye ko tubusobanukirwa. Ibyo kwambara rero nibyo ndi kuvugaho, ari nabyo bituma abakozi b'Imana bagaragara nk'abantu nk'abandi. Ibyo nicyo nabihereyeho. Iby'imbere rero, aho Nyagasani Yezu yansobanuriye, urabona abana batoya mbese bataramenya ubwenge. Mu by'ukuri ubashyize hamwe, ntago umwana w'umukobwa ntamenya ko atandukanye n'uw'umuhungu. Ashobora no kubibona ariko ntasobanukirwe ngo ni ukubera iki. Ntabwo baba bazi ngo ni ukubera iki, ntabwo baba basobanukiwe. Burya ibyo by'imbere bya bindi twebwe twambara duhisha bigenda bikura bitewe n'imyaka, ariko n'ibitekerezo tugenda twigiramo nabyo ubwabyo bigenda bibikuza muri twebwe. Niyo mpamvu rero mbwira abagenzi bagana mu ijoro, ni ibi byose bihera mu mutwe, ariko kandi bikaba byaratewe n'icyaha. Adamu na Eva baremwa bari bambaye ubusa mu by'ukuri, ariko ntabwo ijambo ry'Imana ritubwira ko n'Imana yabaremye yari yambaye ubusa. Ntabwo ariko ijambo ry'Imana ritubwira. Ndetse ukabona yuko Imana yabambitse umwambaro w'ubutagatifu bwayo, ariko umwambaro utwikira umubiri wo Imana yari iwufite. Noneho rero aho igarukiye kureba Adamu na Eva, yasanze bambaye ubusa. Yasanze bagiye kwisha, bamenya ko ngo bambaye ubusa. Mbere yuko Adamu na Eva bacumura, birashoboka ko baganiraga n'Imana nayo wenda yambaye ubusa, nuvuga ngo nta myambaro yambaye, kubera ko ari yambaye ubutagatifu, ntibabibone. Kandi birashoboka ko Imana yari yambaye imyambaro, nabyo ntibabibone. Ni ukuvuga icyo nshaka kugaragaza aha ngaha, ni uko kwa kubibona kwatewe n'amaso yabo yafungutse agahumuka, ariko ahumukiye mu kibi. Haleluya. Noneho bakabona ko bambaye ubusa, bagatangira none no gushaka kugira ngo bahishe bwa bwambure bwabo. Mbere bari nk'abana batoya, ntibari bazi ibipfa n'ibikira, rwose bari abana batoya, ariko bamaze gukora icyaha barahumutse, babona ko hari ikintu kibatandukanyije, babona ko hari, mbese barabibonye ko hari itandukaniro hagati yabo. Nuko ubwo rero icyo nashakaga kuvuga cyane ni icyo cyaha cyatumye duhumuka, cyangwa se kutumvira Imana kwatumye duhumuka, ariko tugahumuka tureba nabi. Ntabwo twahumutse tureba neza, kuko umwana mutoya iyo avutse hari ukuntu ubona ko abona hashize wenda reka tuvuge nk'ukwezi da, nibwo ubona ko atangiye kureba. Iyo amaze kugira amezi 3 4 ababona atangiye guseka. Uko agenda akura rero, burya ubwambure bwe ntibuhinduka, ariko uko wamwambika ubusa kose rwose arigendera. N'umwambika ubusa akambakamba agenda, n'umwambika ubusa yicara rwose, mbese we ntacyo bimutwara. Wowe ni wowe ushobora kubona ko byaguteye isoni, cyangwa se ukaba wamwambika, ariko umwana ntacyo biba bimubwiye. Kubera iki? Yambaye ubutagatifu rwose. Haleluya. Ibyo rero nabivugaga ngira ngo nsobanure yuko ubutagatifu, cyangwa se kugaragaza ko uri umukozi w'Imana, bitazagendera ku mwambaro, kuko wa mwambaro w'ubutagatifu twambara ari wo mwambaro w'ubutungane nyine, uba ari umwambaro koko ukomeye. Ni nayo mpamvu buriya Yezu yambaye ikanzu yakuraga uko nawe yakuraga. Iyi kanzu rero ngewe Yezu Kristo yarambwiye ati, iyi kanzu mu by'ukuri yari umubiri burya niwo kanzu twambara ukura nk'uko natwe dukura. Reka mbigusobanurire. Utangira urugendo ufite ikanzu, mbese ubwo ndi kuvuga uruhu, kuko Nyagasani iyo amaze kuturema duha uruhu. Uru ruhu rero dufite skin cyangwa la peau. Uru ruhu dufite burya n'inyamaswa zigira uruhu. Uzabone rero, uzabona wenda intare zifite uruhu ruriho ubwoya, ingwe, mbese buri nyamaswa burya igira uruhu. N'inyamaswa muntu rero igira uruhu, icyo bita skin cyangwa la peau.
noneho rwa ruhu rero rugenda rukura uko natwe dukura, rugenda rwiyungura ibindi bintu uko natwe tugenda dukura, uko tugenda dusaza narwo rugenda rusaza kugeza ubwo noneho ruzaho ya minkanyari, kugeza ubwo rwa ruhu rusigara rwarabaye rubi. Urwo ni uruhu ari nawo mwambaro mu by'ukuri Imana ituremana. Haleluya. Hanyuma kubera icyaha tukamenya kudoda ipantaro, kudoda ishati, ibyo ngibyo ntabwo ndibuze kubigimuzi kuko ijambo ry'Imana rirabisobanura. Noneho rero icyo nashakaga kuvuga nuko uru ruhu cyangwa se uyu mwambaro wa Adamu na Eva niko tuwita, uyu mwambaro wa Adamu na Eva nta muntu n'umwe utawufite. Kandi burya tujye dushima Imana, mu ishuri batwigishije ibice bigize uruhu rw'umuntu. Burya uruhu rw'umuntu rugizwe n'ibice byinshi, mbese hari za kushe bigenda habanza akambere hagakurikira aka kabiri hagakurikira aka gatatu gutyo kugera kuri aka kanyuma. Ibyo rero tujye tubishimira Imana kuko iyo uruhu ruvuyeho nawe urabizi muvandimwe, igihita gisohoka n'iki ni amaraso. Burya aho uruhu ruvuye amaraso ahita asohoka. No kuvuga ngo akagahu uru ruhu dufite rumeze nk'agashashi gatwikiriye amazi, mbese fata amazi yashyire mu ishashi, karya gashashi rero kafashe y'amazi, ubwo ni uru ruhu Nyagasani yadushyizeho. Murumva rero ni ibintu bikomeye cyane. Nyagasani yaturemye tugira ibitangaza, arangije adushyira ku isi. Haleluya, ndamushima cyane. Kandi aha rwa ruhu kutabonerana ngo nutambuka umuntu arebe ibiri mu nda yawe. Nukuri Nyagasani ni mwiza, ariko tujye tumushima. Yatwihiriye umwambaro rero w'ubutungane ari nawo tuvukana, ariko ukagenda usaza bitewe nuko natwe tugenda dusaza mu myumvire. Uko tugenda dutera intambwe mu myumvire no mu bitekerezo, ni nako rwa ruhu rwacu rugenda rufata isura y'ibitekerezo byacu. Uzabona nyine ko abana baba bafite uruhu rwiza, uko bagenda bakura bagenda bahinduka kuzageza kuri wa muntu wabaye umukecuru cyangwa umusaza. Nyagasani Yezu Kristo rero akambwira ati uwo mwambaro niwo nabahaye, akaba ari nayo mpamvu umwambaro kubera ko Yezu atagiraga icyaha, umwambaro ngo wakuraga uko nawe yakuraga, ko yari ikanzu iboshywe buzima kuva hasi kugera hejuru. Iyo kanzu rero nawe uyambara ariyo yitwa umubiri wawe. Yezu nawe yari afite umubiri, ariko kubera ko yari mu isi y'ibyaha, haleluya, yagombaga kwambara kugira ngo bitaba skandale. Ariko wa mwenda wasaga n'ukingirije, navuga ngo ukingirije kubera abantu. Wari ukingirije abantu, ariko Imana yamubonaga mu bwambure, Imana yamubonaga mu butungane, Imana yamubonaga mu butagatifu. Nuko Imana yamubonaga, kubera ko yamubonaga mu butagatifu rero ntabwo yo yabonaga igitsina bya bindi duhisha nyine, tukajya ko kwambara n'amakariso, tugashyiramo amakariso angahe, hari abashyiramo menshi, hari n'abashyiramo n'ibindi, we ngo uri guhisha. Ariko ibyo ngibyo ubihisha amaso y'abantu, burya ubihisha amaso y'abantu, ariko Imana yo burya ibikubona mu bwambure bwawe, kandi ntabwo ikugaya ngo ivuge ngo kwambaye ngo ntacyo wambaye. Uya Imana si uko ireba. Haleluya. Imana ntabwo ireba nk'abantu, Imana ntireba nk'abantu. Nayo mpamvu iyo utumye umuntu wayo imutuma itarebye ku myambaro. Ndajya ku mugabo witwa Yohani Batista, ndakubwira umwambaro Yohani yari yambaye ubwoya bw'ingamiya. Yohani ko yiberaga mu ishyamba akarya ubuki bw'ubuhura, Yohani wambwira yaramesaga giheke, yameseraga hehe? Ikanzu ye ntiyameswaga. Bikubwira iki rero? Kandi yari yambariye ikanzu, ntabwo Yohani yari yambaye ipantaro, yari yambaye ikanzu. Yohani Batista ari umugore, reka da, yiyambariraga uruhu. Bivuga iki rero? Ntabwo umwambaro uyu nguyu dushyira ku mubiri ari wo Nyagasani atindaho. Ariko ubwo abavandimwe mugana mu ijuru turi kubyumva? Ubu se twabyumvise neza ku buryo nihagira n'uwongera kubikubaza icyo kintu utazajya ikerererwaho ngo imyambaro ya runaka? Nyagasani Yesu, ubu iyi nyigisho hari y'imyambaro ubanza nzayigira inyigisho yihariye kugira ngo yego niba nzasubiramo, ariko kugira ngo ubyumve neza kurushaho. Umwambaro ntimuwukererwa. Hari abantu benshi kandi bavuga ngo ni abagenzi bagana mu ijuru, ngo ariko se ngo yamavuga butumwa ngo ko ndeba ngo yambaye kugira ngo yancumuje.
ntabwo wacumujwe n'imyambaro yambaye, ahubwo wacumujwe n'ibyaha bikurimo. kuko hari ushobora kubibona akavuga ati ngewe bira ntacyo bimbwiye, icy'ingenzi ni ijambo ry'Imana rimuvamo. Wowe ngo ariko rwose ngo ngewe ngo urumva ngo nubwo natega amatwi ngo ijambo ry'Imana avuga ngo kubera yuko rwose ngo yancumuje, muvandimwe ugana mu ijoro utazavaho bone urwitwaza ngo yabagucumuje ngo bambaye ngo uko utabyifuzaga. ubu ko ndi kukubwira ijambo ry'Imana rigukiza, ubuze icyo nambaye uyu munsi. iyumvira ijambo. ubu rero nshobora kuba ndi kukubwira wenda niyicariye muri shambure yanjye nambaye umwambaro wa Adamu, wabimenya? ubu se nshobora kuba ndi kukubwira nambaye wenda amaherena agera ku bitsi, uri kubireba? umva ijambo rituruka muri jye, iryo ni ryo Nyagasani yampaye ngo ndikugezeho, nawe ibigaragarira amaso y'abantu byihorere. Haleluya. ubwo turabyumvikanya aho ngaho. ndakubwira ngo mu Gifaransa barabivuga ngo l'habit ne fait pas le moine. Mana yanjye, hari amagambo mvuga nkibuka ko nayavuze inshuro nyinshi, ariko mujye mwihangana nsubiramo ntacyo bitwaye, aryoha asubiwemo. l'habit ne fait pas le moine, ni ukuvuga ngo ntabwo ari imyambaro igaragaza ko uyu muntu ari umumonaki. abamonaki bambara neza rwose, ariko si cyo kigaragaza ko ari abamonaki. ni ukuvuga ngo umumonaki ni mu mutima, si ku mwambaro. Haleluya, haleluya. uwo kandi ni umugani w'isi, bivuga ngo inyuma ntabwo ariho ugomba kumenyera umuntu, ahubwo umuntu wamumenyera hehe? imbere mu byo avuga. Haleluya. mu bikorwa bye, aho niho uzamenyera umuntu. none se koko Nyagasani Yezu yatubwiye umugani w'Umusamaritani w'impuhwe. babandi baraje bene wabo wa muntu wari waguye bamucagaho bakigendera, haza kuza umunyamahanga. Haleluya. wari ku rugendo rwose udafite icyo apfana n'umwe, amugirira impuhwe. ubwo se uwabaye Umusamaritani n'uwuhe? niba bene wabo bamurebaga bakamucaho rwose, abafarisayo ngo bamuciyeho rwose birebera hirya. ariko haza umuntu wenda w'umupagani, ariko uwo muntu aganira, yemera kuganira n'uwo muvandimwe, aranamureba, amugirira impuhwe, amushyira ku ndogobe, ajya kumuvuza, arangira avuga ati ibizamutangwaho byose nzabyishyura ngarutse, ariko uyu muntu rwose mumbabarire mumwiteho. ubwo si icyo se Nyagasani adusaba? ese ubundi reka nkubaze muvandi, uriya Musamaritani w'impuhwe yari yambaye iki? ngaho nawe kimbwira, aho Bibiliya hari iki bivugaho? ashobora kuba yari yambaye wenda kubera ko yari ku ndogobe, ashobora kuba yari yambaye imyambaro y'indogobe, yari yambaye wenda bote, yari yambaye, ashobora no kuba bamwe bamushushanya yambaye ikanzu, abandi bakamushushanya yambaye ipantaro. ngewe ndavuga ni umwambaro w'Umusamaritani w'impuhwe, ntabwo ari ngombwa ngo nkumenye. icy'ingenzi ni uko Bibiliya imbwira icyo Umusamaritani w'impuhwe yakoze. Haleluya. umwambaro niwo navugaga, ndetse nidushaka uyu munsi duhagarare ku kintu cyitwa umwambaro, kuko nzi ko abagenzi bagana mu ijuru muhagaze cyane ku myambaro. imyambaro yo, ariko disi we uriya muntu navuga ubutumwa, kandi ubwo niko abantu ngo ariko ngo yambara uko Imana ishaka, ukagera uko Imana ishaka. wabiganiriye n'Imana irakubwira ngo nshaka ko abavuga ubutumwa bambara gutya. ariko ubundi yego, hari amagambo mu gitabo cy'ivugururamategeko no mu Balevi, hari imyambaro Imana yagendaga ivuga ngo abagore bajye bambara gutya, abagabo bajye bambara gutya, ndetse abahereza bitambo bambare gutya. imyambaro y'abapadiri yo nzi ko yavuzwe, nayo bambara baje gusoma misa, ariko burya irya ni imyambaro y'akazi, ni imyambaro y'akazi baje kuri aritari. ariko padiri avuye kuri aritari ntabwo azaba yambaye wa musesura gituza, niba ari umusesura bitugu simbizi, ariko mbese ya myambaro bambara. ko burya abapadiri mbere yuko baza mu misa baba bambaye imyambaro myinshi cyane. njya mbona ukuntu tujya mu misa twashyuhiranye, twatutubikanye, kandi twambaye ubuntu bworoshye, ukibaza imyambaro padiri yambaye, kandi ukabona tutubika, niba natutubika nakicecekera akihangana, nkavuga niriya nayo ni ingabire. hari umusesura gituza, ndumva ariko bawita, n'utundi ni byinshi bambara, ariko iyo yose bakayihanganamo kandi bagatura igitambo cy'Ukarisiti. ariko nawe yavuye mu misa ntabwo agumana ya myambaro,
ahita yikuramo kubera ko aba arangije akazi. None se muvandimwe ugana mu ijuru, natwe tugira imyambaro y'akazi n'itari y'akazi. Ninza kuvuga ubutumwa nze nambaye ikanzu ikubura ikagera hirya iriya, nindangiza kuvuga ubutumwa igihe ntari gukora ode cyangwa se igihe ntagiye kubwiriza ubutumwa bwiza nkuremo oya. Ahubwo reka nkwibwirire umwambaro Nyagasani ashaka ko tuba dufite ni umwambaro w'ubutungane. Uwo rero nugira ibara nugira isura n'ubu wambaye wowe nuwambara nanjye nkawambara, ntabwo uzambona uko nambaye birebire cyangwa bigufi cyangwa ipantaro cyangwa ijipo oya. Uzumva icy'ingenzi ari nabyo turi guhurira mu uyu munsi. Uyu munsi wambaye umwambaro w'ubutungane, nanjye nambaye umwambaro w'ubutungane. Iyo ndi kukubwira ntabwo mba ndi kuvuga ngo muvandimwe rero ngo ubu ngiye gutangira kuvuga ngo rero ngo mwese nimwambara ibitenge, ntabwo ariko mvuze. Ngo rero ngo muvandimwe ngo ubu ngiye gutangira kwigisha ngo mwese nimushyire ibitambaro mu mutwe, si uko mvuze. Ngo muvandimwe mwiza rero ubu ngiye kuvuga audio igiye gutangira, bavandimwe nizere yuko mwibuka ibyo twavuganye, ubwo ni ugukuramo imyenda mugashyira hariya mukazumva mwambaye ubusa oya, si uko mvuze. Ntabwo mvuze ngo mva rero bavandimwe audio zigiye gutangira kugira ngo muzumve neza rero muragomba kuba mwambaye wenda rinete oya, si uko mvuze. Ndakubwiye ngo muvandimwe ugana mu ijuru, mugenzi ugana mu ijuru, Kristo Yesu akuzwe. Gira amahoro ya Kristo, haleluya. Nuba ufite amahoro ya Kristo ibyo byose uzabibona nk'ibibambwe, nta nubwo uzabigendaho rwose, uzumva ntacyo bivuze pe. Ariko niba ugifite umwanya wo gutinda ku myambarire ngo uriya muntu ngo yambara gutya, aho uzacumura. Reka rero nkubwire ukuntu ugiye gucumura. Uzahura n'abakozi b'Imana b'abakene bambaye n'imyambaro icitse, ubwo se uzareka kubumva ngo nukwera ko bambaye imyambaro icitse? Hari abantu b'Imana tujya duhura, nanjye muri True of Hope and Joy ndabafite, mwagira gutya nkabaha kuri ya myenda mwampaye ngo ntange. Ese muvandi, nubona umuntu yambaye iyo myenda uzavuga yuko atari umukozi w'Imana kubera ko ari we wamukuburiye? Oya, ntaho bihuriye. Umwambaro ni iki rero? Umwambaro ni ikintu kidufasha gutambuka mu bandi dusa neza, haleluya. Yesu Kristo yigeze kuza aransanga arambwira atari ko ati nkubaze ati wambara ngo wishime cyangwa wambara kugira ngo abantu bagushime? Ndambwira no ya nambara kugira ngo nishime. Ati none se niba wambara kugira ngo wishime, kuki wambaye inkweto ndende wenda se kuzigenderamo bikaba byakugora? Kuki se wambara imyenda rimwe na rimwe iguhambiriye kandi bibaho koko? Nuko ndamubwira ni yewe ntariko kuko wenda turi kuganira nk'abagenzi bagana mu ijuru, nk'abamama muranyumva cyane, turabizi ibanga ni rimwe bagabo niba abagore batajya babibabwira reka mbivuge, ntabwo ari ukumena ibanga rinini. Burya iyo tugeze mu rugo ikintu twihutira no gukuramo utwenda tw'imbere kuko tuba twagushyuhiye rwose. Njyewe wenda nshobora kuba atari ko mbigenza, ariko nzi ko abagore benshi ariko babigenza. Nshobora no kuba ariko mbigenza, sindi kuvuga ngo njyewe yangeze mu rugo ya, ndi kuvuga abagore muri rusange abo twagiye tuganira mu bushakashatsi. Nawe wakora muvandimwe wasanga ibyo mvuga ari ukuri. Tugenda twihuta dukuramo imyenda y'imbere kubera iki? Kubera ko iba yaduhambiriye, yatuboshye, yatubujije amahoro. Ese niba uwo mwambaro koko ari wowe ufitiye akamaro wiboha kubera iki? Ese kuburiza iki amahoro wawuretse? Ninde mugore uretse wenda nk'abagore bo mu giturage njya mbabona bagende rwose ukabona nta n'ikibazo rwose ikitwisutiye nta nubwo azi icyo ari cyo, ariko abo mu mujyi turayitwararika cyane. Itabonetse ntabwo wasohoka mu nzu. Ibyo ndabivuga rero ngira ngo mbwire abantu muri rusange ko tutambara kugira ngo twinezeze, ngo twambara burya kugira ngo isi tubone. Mu yandi magambo turabibone, haleluya. Umva, umwibone ni umuntu umeze gute? Ni umuntu ukora kugira ngo anezeze abandi. Icyo turi kucyumvikanaho. None rero njyewe nambaye kugira ngo abandi bambone. Nakabaye nk'ubu ngubu niyicariye iwanjye ngatangira gukora audio utari no kundeba, uniyambariye uko nshaka. Ariko nibavuga bati Louise, mama Louise, ngwino ujye kuvuga, ujye gutanga conference, ujye gutanga Ubuhamya, ntago nzaza nambaye wenda uko ndi kuvuga nambaye nkora audio. Ibyo rero bikaba bivuga abagenzi tugana mu ijuru ni ingenda bisobanura nshaka kuvuga nti abagenzi tugana mu ijuru twese hari icyo tugomba kumenya. Kuba ku isi ubwabyo ni igihe gikomeye tuba dufashe mu ntambara zinyuranye. Ngaho hari n'umuntu utinya gukora ikintu ngo ubwo se ngo bambonye bavuga iki?
hakaba n'ibintu bimwe na bimwe imico yacu igenda ibuza ngo kubera ko ari umuco, ugasanga nk'abantu ngero ntanze nk'umuntu akakubona ngewe bigeze kubimbwira ngo ntago nasangira n'umukwe wanjye, uwo ni umuco. ndavuga none se dusangiriye ku meza arya ku isahani ye nanjye ndya ku yanjye, ikibazo ni iki? ese ntasonza nk'uko nsonza? ngo yanga urumva ngo birabujijwe. Ibyo bikaba ari ikintu navuga ngo kikizira kubera umuco, ariko mu by'ukuri musangiye nta cyaha kiba kibayemo, ahubwo ugasanga hari ibintu abantu bagiye bagira, navuga ngo bagira umuco. Nicyo nashakaga kuvuga. Noneho ugasanga turi gutinya abantu, kuko ngo wasanga ndi gusangira n'umukwe yavuga ngo iki, nk'icyo ngicyo ni urugero ntanze. Ariko twebwe abakristo njyewe nzi ko hari umugani ngenderaho buri gihe uvuga ngo kiliziya yakuye kirazira. Umukwe wanjye rwose turicara tukiganirira, mbese yewe icyo dusangiye niba ari bombo turayisangira, niba ari biswi tuyisangire, abana banjye mbese Yesu ajya kumumara ambwa ati ngiye kuguha umwana uzamufate nk'abandi bana bawe. Ubwo rero ntago numva ari umuntu navuga ngo uri kure y'abana banjye kurusha kuko nawe ari umwana wanjye mu bana banjye. Ibyo rero mwumva nta kibazo cyakabaye kirimo, ariko navugaga njyewe ukuntu tujya dutinya ibintu bimwe na bimwe kubera abantu. Hari ibintu rero Yesu Kristo ajya ambwira ati nashatse ati ndashaka kugukoresha ibi, nehe ni Nyagasani muze nubinkoresha abantu bazavuga ngo iki? Aturacyari ku bantu. Narabivuze mu gihe cyashize, ndavuga ni Nyagasani Yesu ari gukomeza kunyigisha isomo ryitwa abantu. Abantu baravuga rero muvandimwe, abantu bagira uko babyumva, abantu bahora ari abantu, ariko wowe igendane n'Imana n'ukuri ntacyo uzabura. Icyo nicyo ndi kwibwira abagenzi bagana mu ijoro. Reka tugaruke rero hahandi twari turi, ubwo twavuze ku myambarire. Ndizera yuko wabisobanukiwe muvandimwe mugenzi ugana mu ijoro, ibintu byo guca imanza ngo urumva ngo rwose ngo nawe n'umukozi w'Imana ngo yambaye gutya ngo birancumuza, cyangwa se ngo namubonye. Ubu rero reka mbabwire, hari ibintu abantu bibeshyaho cyane. Abakozi b'Imana turi abantu, ntabwo Imana itwohereza, ntabwo yatwohereje turi abamarayika. Ibyo ni ibintu bifitiwe ibimenyetso, ntabwo turi abamarayika rero. Kubera iyo mpamvu rero ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo dukwiriye kubitindaho ngo uvuge ngo none se ngo kubera iki ngo rwose ngo yakoze gutya. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu aba ari umuntu, kandi Imana itwohereza turi abantu. Nyagasani Yesu yakomeje kugenda bivuga mu byanditswe bitagatifu, ari mu gitabo cy'ibyahishuwe, aho marayika yabuzaga Yohani kumupfukamira avuga ati ndi umuntu kimwe nawe. Haleluya, ndi umuntu kimwe nawe. Haleluya, hamwe n'abandi bose bumva ubuhanuzi bw'iki gitabo. Imana yonyine, haleluya, niyo ukwiriye gupfukamira. Turi abantu rero. Niba hari umuvugabutumwa wiyita umumarayika cyangwa se akiyita irindi zina, njyewe ntabwo naba ndi kumwe nawe, kuko nzi neza yuko turi abantu. Turi abantu rero, kubera ko ducumbitse mu mubiri wa kimuntu, tugomba kwemera yuko izo ntege nkeya tuzifitemo. Salomoni yari umuntu, ariko kandi yaravuze ati rero nanjye ndi umuntu, navutse nk'abandi bantu, mbese urusaku rwanjye rwa mbere rwabaye amarira nk'uko n'abandi bantu bose bavuka. Daniyeli yavutse ari umuntu, abaho nk'umuntu, ni nayo mpamvu bagendaga bamugerageza bashaka guca intege umubiri we, kubera ko yari umuntu. Noneho rero ndashaka kukubwira bwaba umuntu natindagaho mvuga, ndashaka kubugusobanurira. None ndi umuntu, uyu munsi ndambara umwambaro, ejo nkawukuramo kugira ngo umeswe nkambara undi mwambaro. Uyu munsi wenda duhuye, wenda niko byagenze, duhuye nambaye wenda
umwambaro ugera ikanzu igera ku birenge kuko ndo umumama niba ari ibitenge niba ari umwambaro ugera ku birenge tugahura ari bo wambaye ngo yo ngo nawe ngo na mama Louise ngo yambaye neza kubera ko nambaye umwambaro wo ushaka ejo ntabwo ari wo nzaba nambaye ndakigutegusha niduhura nkaba nambaye ibitenge ntuzavuge ngo yewe ngo uzi ko ngo wa muntu ngo burya ngo yishushanya ngo abeshya ngo uzi ko none ngo ntabonye yambaye ibitenge ngo yambaye ijipo nazo ndazifite rero ndagira ngo nkubwire mugenzi ugana mu cyangwa ipantaro nazo ndazifite ndagira ngo nkubwire ngo ntidutinde ku kintu cyitwa ikigaragarira amaso ari nacyo Nyagasani Yezu akomeza kutubwira ati ntimuce imanza kugira ngo mutazazicibwa icyo ni icya mbere icya kabiri ntujye kureba igitokozi kiri mu jisho rya mugenzi wawe wirengagije umugogo uri muri ryawe nuvuga ngo ijisho rya mugenzi wawe ryatokowe ariko nawe ntiworohewe kuko ufite umugogo mu ryawe nuvuga ngo mwembi ntimubona neza kubera icyaha ariko wagishyira ku bunini ugasanga icyawe ari cyo kinini kurusha icyo wowe ushinja wa wundi dukomeze urugendo rero turi ku buhamya bwa wa muvandimwe ubuhamya ni bwiza ko butumye tugera no muri iyi nyigisho yo kwambara si ubwa mbere nyivuze si n'ubwa nyuma nzakomeza kuyisuramo igihe icyo ari cyo cyose bizaba bibaye ngombwa tuzajya tubivugaho ati rero ati kumubona ushobora kubona ari umuntu usanzwe ariko mwaba muri kumwe ukabona ko adasanzwe ndetse uyu muvandimwe atanga ubuhamya aravuga ati mama Louise wanteye irungu arangije ati hari n'igihe akubwira ibintu ntubyumva ako kanya ukazabyumva ari uko mutakiri kumwe ibyo nibyo byatumye rero mvuga ku byerekeranye n'imyambarire nibyo Nyagasani Yezu ibyo ankoresha ntabwo ari ibintu ngewe narabivuze ejo kandi n'ubu ndabisubiramo ntabwo Yezu wanjye ari wa Yezu w'iterabwoba ntabwo ari wa Yezu wa biracitse ntabwo ari za nkuba zikubita rwose wa Yezu wageza mu kayaga gahuhera haleluya akayaga gatuje rwose n'uwo Yesu nigendanirana njye naramubwiye nere Yezu none ari ubwoba nanjye sinzabasha kuvuga ubutumwa bwawe ubwo rero nawe nkamubwira nti rwose unyorohere kugira ngo tugendane neza ariko Yesu ashatse kwigaragariza nk'umwami Yesu ashatse kwigaragaza nk'Imana ikomeye muri Yohani mu byahishuwe sobanuye uko yamubonye nuko ariko Yezu tugendana akunda kuza mu kayaga gahuhera gatuje tukagenda twiturije niyo mpamvu rero ngiye nshobora kukubwira ikintu kandi ngiye buri hari igihe nkubwira ikintu ndi kukireba wowe wabireba ndi kubikubwira ukagira ngo ni ikiganiro turimo noneho wa mugeni ukabifata nk'ibisanzwe ariko nagize ngo kandi nyamara ndabikubwiye kandi Nyagasani Yezu Kristo rero yajyaga abwira abigishwa be akabaganiza ati mbe wabwiye bitaraba ati kugira ngo nibiba muzibuke ko nabibabwiye ati kugira ngo niba nimuzahungabana mbibabwiye bitaraba ariko se reka nkubwire mugenzi ugana mu ijuru mu by'ukuri ukurikije ibyabaye kubigishwa ba Yezu wakumva ko bigeze bumva Yezu avuga ubwa mbere ko azapfa niwe yabwiye ubwa kabiri ko azapfa niwe yabwiye ko igihe bamufashe abigishwa be ntibyabujije ko bahungabana burya basaga n'abatarabyumvise abigishwa bagema wose nayo makuru twarayaganiriye burya baravugaga bati byatubereye urujijo ibyamubayeho rwose byaducanze burya iyo baza kuba barumvise ibyo yavuze ari nabyo yahereyeho abigisha mu by'ukuri ntibyari kubacanga kuko yari yarabicanguye mbere ariko ntibabyumvaga kugera bisohoye nanjye rero hari igihe Nyagasani Yezu Kristo anuma nkabikubwira byoroshye ukabifata nk'ibyoroshye ndetse rimwe na rimwe ukabifata nk'igiparu nagutereye ariko Nyagasani Yezu Kristo akambwira ati nyamara ukuri kurimwe aho ngaho kuvuga rero ngo ntabwo tukiramburira umunwa kuvuga ibyo ari byo byose Nyagasani Yezu yandinze kuvuga wenda nakabaye mvuga ibyo ari byo byose nakabaye njya muri izo nkuru mu biparu ariko ndagira ngo mbibwirire bagenzi tugana mu ijuru inshuro mpura n'abantu ni nkeya zatuma mvuga iby'isi ni nke cyane kuko aho nibera ku kazi mu rugo mbese ahantu iyo mvuye ku kazi ntari aho nkorera ni ukuvuga ngo haba hari impamvu runaka yampagurukije ariko Nyagasani Yezu Kristo yandinze kuba mu isi muri ubwo buryo ntabwo yanyishe
haleluya, ndamushima cyane. Ntabwo yashyizeho ubusembwa butuma ntagaragara, ahubwo yarambwira ati yicarira ahangaha niho nkwishyiri maze wivugire, hari ikindi nuko ndicaye. Ubwo rero ngataha nananiwe, nkagenda nkajya iwanjye nkaruhuka, mu gitondo nkava iwanjye nkigira ku kazi, nkakora umurimo wa Yezu uko yawumpaye, bukira ngasubira ariko njyewe nkabwira Yezu Kristo, kandi buri gihe ngiye mujya imbere nkamubwira, ariko Nyagasani Yezu ni njyewe rwose, hari abantu bari kumbwira ngo barashaka kumbona, none wababwiye ko ntaboneka? Kandi niwe wambwiye ngo niyicarira ahangaha. None rero wowe ukambwira ngo mama Louise ngo waretse tukabonana, nakubwira ariko nyamara winkoresha icyaha, bisabe data nabyemera azakuzana, nukuri bimusabe. Ntihari abo duhura se benshi, hari umuvandimwe duherutse guhurira ahantu, araza aramubwira ati yo ati none mama Louise nindiwe, ati yewe we ati ubuse we ati Mana yanjye we nuko turahoberana turatandukana, ariko ubwo twarabonanye. Haleluya. Rero ndagira ngo kubwire ngo niba ushaka ko tubonana ubisabe Yezu, ariko buriya reka mbikubwire, mbere y'uko Yezu Kristo anshyira ahangaha muri ubu buryo yampaye, yarabanje kubiteguza abo twagendanaga, arabibabwira kandi murabyibuka. Ubwo rero abantu ntabwo bari babyumvise, kandi Yezu yarabikoze. Uyu munsi byarasohoye, arambwira ati rero ngiye kuguhisha, umuntu uzajya kugeraho n'uwo ngewe nyine nzaba nasinyiye namuhaye ikibari, kandi hazaba hari impamvu akujeho. Ubwo we Yezu yasinyiye rero araza. None rero mwebwe muraza mukasaba ngo ariko ngo mama Louise ngo hambabire ngo tukabona, aho yajya gusinyisha kuwanyicaja, kuko nindenga ku mabwiriza nanjye nshobora guhanwa. Aravuga ati ko nagwaye amabwiriza yo kutakira abantu, we wabitangiye ute? Ariko Nyagasani mu minsi yashize aravuga niko Nyagasani waretse kabonana n'abantu uko ndeba benshi banshaka. Arambwira ati urashaka kubonana n'abantu ngo ufungurire? Noya, kuko yahise anyereka abantu banegereje ari benshi cyane. Arambwira atoya, ntabwo uzabonana n'umwe kuri umwe, nzagusohora ugiye kubonana nabo bose, kandi nzaba maze kukuhajya, ariko nimwicecekere Nyagasani Yezu ari gukora. Haleluya. Ibyo ari kunkorera ntabwo mubizi bagenze, tukana mu ijuru. Haleluya, haleluya. Maze nimwicecekere rero, ngewe ubuhamya ndabufite. Haleluya. Ndi gushima Yezu. Nukuri Yezu atanga ingabire nyinshi zinyuranye, ngo ingabire ziranyuranye kandi ni nyinshi pe, ariko roho n'umwe. Ubwo rero twubahane mu ngabire buri wese afite. Nuko rero ninkubwira iryo jambo, rero abantu benshi muri gutekereza ngo se mama Louise ntarimbwira nzaryumva, wowe wishaka ngo duhure ndikubwire, umvira iryo ndi kukubwira uyu munsi, umvira ijambo. Haleluya. Kuko wenda guhura ku buryo bw'umubiri bishobora kutazatworohera kuzageza igihe Nyagasani azagarukira, birashoboka. Eriganje wari n'igihe umuntu ambwira ngo aranshaka, nkavuga nawe kubundi uranshaka wiki ko atari nge data? Shaka data, shaka Yezu, biraba bihagije. Ngewe ndi urutoki riri kukwereka ngo dore nguriya, reba aho ndi kukwereka, wireba ngewe. None se ngewe urandeba wiki? Nuza ukande uzasanga ndi umumama kimwe nawe, uzasanga rwose nta n'igishamaje kidasanzwe kindiho. Ni nabyo umuvandimwe avugaga ati ko umuntu ushobora kubona ari umuntu usanzwe. Nibyo koko. Ese mbabwire ko nambara imyambaro idasanzwe? Reka kandi ngurira muri caguwa nk'abandi. None se ugiye kuvuga ko nambara inkweto zidasanzwe? Reka kandi ngurira muri caguwa nk'abandi. Mbese uko ndakuka ko nambara ibitenge bidasanzwe? Reka kandi mbigurira mu mujyi nk'abandi. Haleluya. Icyo ndi gushaka kuganira umuntu nk'abandi. Haleluya. Ubwo zo ndagiye kukubwira ngo ngewe ngo ndye ibyo bidasanzwe. Reka mbihahira abandi bahahira. Turi abantu twese rero, nicyo nshaka kukubwira. Ariko ingabire y'Imana ikaba ari ikintu gikomeye cyane. Iyo rero niyo yaduhuje. Iyo rero ndi kukubwira, wowe ujye wumva icyo nkubwira. Iyo ngabire y'Imana niyo y'ingenzi. Niduhura Nyagasani navuga ati ngaho nimuhure yabyemeye, tuzahura humura kandi uzishima. Uzanambona uvuga uti mama Louise wewe utizi ko umuvandimwe yavuze ati niyo yicaye ahantu bumva hari amahoro, ariko mwakwicecekeye bavandi, wenda ko Nyagasani Yezu azabyemera tugahura, uzishima. Icyo nzi cyo nuko naduhuza zaba duhaye kado kuri wowe no kuri jewe, uzumva amahoro. Icyo cyo ndakikubwiye, uzumva umunezero, uzumva amahoro kandi uzanezerwa koko. Haleluya. Bitari uko ntari umuntu nk'abandi, ariko nyine Nyagasani iyo yabikoze hari ibyo yongeraho kugira. Haleluya. Ngo nutambuka ariko bajye babona ko rudasanzwe.
nese reka twumvikane, buriya umusirikare n'umusivile bambara kimwe? Tuvuga umusirikare muri uniforme n'umusivile cyangwa umunyeshuri, umusirikare, umunyeshuri n'umusivile bambara kimwe, bose bari muri uniforme. Umusirikare afite uniforme, umusivile nako umunyeshuri afite uniforme, ariko umusivile nta uniforme agira. None ndagira ngo nkubwire ngo wambaye uniforme y'akazi abari mu kazi nyine, none se ubu musirikare yajya ku rugamba atambaye uniforme y'akazi? Ubundi ze bamwohereza batamuhaye ibikoresho by'akazi? Haleluya! Ndagira ngo nkubwire ngo Nyagasani Yezu Kristo mbere yuko anyohereza ku rugamba aba yampaye intwaro zijyanye nabyo. Kandi rero iri jambo ry'Imana ni inkota icyaya mu giyombi. Ubu rero iyi nkota irimo kugenda ibagara, ibagayura, irimo kugenda ibakoraho rwose. Erega Nyagasani Yezu yamaye amasezerano, erega yambwiye ngo nkubwire mugenzi ugana mu ijuru, iki ni igihe cyo kugira ngo haleluya gufungura umutima, ariko n'amaso ubone igikwiriye gukorwa. Abantu narababwiye ukuntu nasuye kakana k'impumyi n'ukuntu mutangira mama Louise ubuze kuko natwe turashaka gufasha, imbabare nimukore. Haleluya, muhumuke. Nyagasani Yezu yaduhuje kugira ngo mbafashe guhumuka. Mwari muhumirije, suko mutabonaga imbabare iruhande rwanyu, suko mutumvaga icyo mwakora, ariko mwari muhumirije. Se ikibi yarababeshye ngo iryamire wisinzira, ibindi bizakorwa n'abandi. Ariko duhuye uza gusanga abo bandi utunga urutoki nawe ukwiriye kubabamo. Si icyo ngicyo. Noneho rero uba mu bagenerwa murage b'Imana, ku buryo umunsi Imana izahamagara itorero nawe uzatambuka kubera ibikorwa byo gukiranuka wakoreye mu isi. Navuga ati muze ntore za data tujye kubana kuko mwanyubashye, nari ndwaye uzaba urimo, nari mu nzu y'imbohe uzaba urimo, nari meze nabi ndi nyakamwe naratawe urantoragura, uzaba urimo. Kandi mbere iyo tudahura ntabwo ari kuzaba urimo. Ni nabyo umuvandimwe yavuze muri audio ashima ati dushima Imana ko yaduhaye izi audio nta school fees dusabye. Ariko nk'ubu Imana ivuga ngo nimwishyure, ariko muvandire kamubaze, nk'ubu mvuze ngo izi ngizi inyigisho ndazigurisha, ushaka kumbwira ko ntakuramwe amafaranga menshi? Wenda ushobora kuba wowe uzakira zitakuryoheye, ariko abazishyura kugira ngo bazumve ni benshi. Nakwishyuza ntabwo najya mburayo ninjiza buri kwezi, ariko Nyagasani Yezu ntabwo aho ngaho si wantungiye. Ndakubwiza ukuri, nuzazigwa akakubwira ngo ishyura uzamenye ko akubeshye, uzaba ari we wishyura, ariko izi ni ku buntu. Haleluya, mwahawe ku buntu, namwe mutange ku buntu. Ariko kandi umuvandimwe yabivuze, ndi gusubiramo. Noneho rero ati nakugira inama ntukajijinganye ngo yitindane, kuko haba harimo impanuro. Nibyo koko. Nuko rero umuvandimwe rero aravuga ati hari igihe namubajije ntuye mwenda wo kwihe, kandi koko nawe mfite impamvu mbimubajije. Nuko ati murebye mu maso numva ngize isoni. Ntabwo ari isoni za mama Louise, kuko njye ndoroheje. N'amaso mfite n'ukuri ntabwo Yezu Kristo yampaye amaso manini ngo uranyumva aho ngaho muvandimwe, simfite amaso manini ngenda ngo mvuge ngo narayakanuye ngo arikanga. Oya, ari Yezu uba ari muri wowe, muri twebwe nyine. Wa Yezu rero niwe ureba, haleluya, ashaka gusenya. Indoro ya Yezu rero yakohereje nayo arayiguha. Ariko mwabavandimwe banjye ubu ngubu mubwire ngo Nyagasani Yezu arakohereza akakwima ikota, akakwima inkweto, akakwima huye n'indoro arayiguha maze. Ariko se niyabibwiye abigishwa be ati mbahaye ububasha, haleluya, n'ubutware kuri za manyanga, ati mugende mwigishe. Haleluya, yahatanze ububasha rero n'ubutware, yohereza aba 12 yabahaye ububasha. None azabaha ububasha abima amaso ye. Uyere yatanga wagenda wareba. Hari ahantu ngera nareba, kandi koko bijya bibaho, wandeba ukabona yuko harimo Nyagasani Yezu, ariko nanjye ndabibona. Haleluya, haleluya. Kubera ko Yezu ntacyo yikubiriye, nta na kimwe yatwimye, n'indoro ye yarayiduhaye. Ubwo iyo habaye ikibazo nyine birakunda, nuko nguko bigenda. Ubwo wenda tuzagenda tubimenya buhoro buhoro, nitugira gutya tugahura. Wenda hari ibyo uzabona, hari ibyo uzabona ko abandi babivuga bakabya, hari n'ibyo uzabona batavuze wowe wakwivugira. Icyo nzi cyo nuko
nyagasani Yezu ntacyo twima. Noneho rero ubwo koko icyo kintu twakiganiriyeho uwo muvandimwe kandi mubwira impamvu yacyo nuko birarangira, ariko rero akavuga ati muri mama Louise ubonamo gutuza. Ntabwo ari ngewe utuza, cyemba numva mbese ubu buhamya uretse n'ibisobanuro byinshi natanga, ariko ijambo ni rimwe, ntabwo ari ngewe uriho, ahubwo ni Yezu muri jye. Tumva niryo jambo rigiye mbese rikubya aya magambo yose turi kuvuga. Si ngewe uriho, ni Yezu muri jye. Umuvandimwe rero ati natangiye kwiga gutuza kubera mama Louise, Imana iguha umugisha. Gutuza rero si n'ikindi ahubwo Yezu akwihera amahoro y'umutima. Yezu Kristo yaraje asanga abigishwa be rwose bifungiranye kubera ubwoba bw'Abayahudi, avuga ati nimugire amahoro, abahuhaho. Arangije arababwira ati mwakire Roho Mutagatifu. Kubahuhaho rero yabahaye amahoro. Ariko hari uwavuze ari ahantu Yezu Kristo batubwiye ngo nuko akanda ngo ventilateur irahuha, oya niwe wabahushye gakeya. Umwuka w'umuntu uzujya utera umuhengeri, rega nakayaga gakeya ariko keza, ariko haleluya abahuhaho, amena, haleluya abahuhaho, amena. Birasobanutse cyane, abahuhaho, haleluya. Ako kayaga, ako kuka keza gatuje gahehereye niko kabagiyeho, nuko nabo bahita batuza. Kandi Yezu Kristo yarivugiye mu ijambo ry'Imana ngo munyigireho, haleluya, kuko ntuza kandi nkoroshya. Amina. Gutuza no koroshya ni ibya Yezu. Ntabwo ngewe navuga ngo natuza, kubwa natuza gute? Kwibibazo biza ukumva birimo kukubyinisha bikajya biguterura bikakuvana ku ntebe. Udafite Yezu ntago watuza. Burya gutuza ni ikimenyetso cya Yezu, kuko ntabwo ushobora kubona Yezu navuga ngo ujagaraye. Nese aka kanya njagarare, ejo mu gitondo ninzi wanyu nzaze nuje, nzana ya makanza abiri nimara kuvuga ijambo ry'Imana maze unyoberwe we, unyoberwe. Ariko ngusikongo mama Louise ngo muri kumwe mu isengesho ngo nta nubwo wakwifuza ko rirangira, ngo ariko iyo rirangiye aba ari umuntu usanzwe gutukana kwegera gute? Ubwo buhamya ntibwaguca intege muvande. Tuvugane nabwo buhamya mfitiye go buhari niko babutanga, ariko se wakumva se budaciye intege, mugaba buciye intege. Muvandimwe rero naramusuye kandi koko twamaranye igihe kirekire, kandi si we wenyine, hari n'abandi bavandimwe nabo dusengana nyine twahuriyeyo naho nabo nasuye. Ariko ikintu Yezu yambwiye, ariko se kuko muvandi ngewe Yezu Kristo burere kumbwiza kuri yamaye ubutumwa bw'amahoro. Ni nayo mpamvu ubu ngubu hano uzumva ndi kuvuga, nzaba ndi kuvuga iby'amahoro, ntabwo njya mvuga iby'intambara. Haleluya. Kubera iki rero Yezu yarambwiye ngo intambara ziriho hirya no hino ku isi, imitima y'abantu yuzuye imibabaro. Kuki wajya kubabwira iby'intambara? Ese muvande biguhangayikishije byo ntibihari? Kubura akazi, noneho coronavirus yazanye bya bindi byose sinzi gusa ngo nabirondora. Uburwayi bw'abana bawe nabwo bwakubisemo, wenda se ufite diplome wabuze akazi, yewe za kanseri zirimo kukwegera, ibintu bimeze naho abana barakunaniye. Ubwo hejuru y'ibyo byose kuko nanjye ubutumwa ngo ariko kandi ngo urapfuye birarangiye, ngo urapfuye. Oya, nzana ubutumwa bw'ihumure. Gira amahoro, haleluya, haleluya. Gira amahoro, kuko nyagasani Yezu arashaka kukwihera amahoro. Muvandimwe wanjye nkunda we, gira amahoro n'ukuri, haleluya. Iyaba atari amahoro yanzanye kuri wowe, nashoboraga kuza mvuga ni murapfuye birarangiye. Uko buriya iyo mvuga akarumbeti ka 7 narakavuze, la dernière trompette, ako karumbeti kavuga ibyo nako yo ako karumbeti kavuga ko ingoma ya Kristo igiye kuza mbese agiye kuza kwima ingoma ye kwisi. Ibyo nibyo rero nibwo butumwa rero kuza kwima ingoma ye ntabwo bizahindurwa nuko runaka na runaka babyumva cyangwa batabyumva. Igihe nikigera we aziyizira, kandi mukuza ntabwo azazanwa nuko byacitse aha naha ashwi. Reka da, azaza igihe cye kigeze. Gusa yaratubwiye ati
ari jyewe ntabwo mbizi, nta n'undi ubizi uretse data wenyine. Nuko rero kubera iyo mpamvu rero ntihazagire umuntu ubabeshya ngo azaza itariki iyi ni cyangwa umunsi uyu n'uyu. Rero bavandimwe tugana mu ijoro, ndagira ngo mbabwire nti iki ni igihe cyo kuba maso, buri wese akabera amaso ikamba rye, ariko ukaribera amaso utavuza induru. Ntabwo ari igihe cyo kuvuza induru, ahubwo ni igihe cyo kwirundarunda, kandi ko tumaze iminsi tubiganira. Ubu buhamya bw'uyu muvandimwe rero nibishoboka tuzakomerezaho, ariko bitanakunze ndagira ngo nkubwire nti bikubye ijambo rivuga ngo byose ni Kristo muri jye. Noneho uyu muvandimwe yaravuze ati nanjye natangiye kwiga gutuza. Nibyo koko twahuye afite muvandimwe ngiye kubivuga umbabarire urenda bivuga uko nabibonye. Yari afite akavuyo mu mikorere, arakora akavunika cyane ariko afite n'akavuyo, mbese bivangavanze, ngaho yagiye hari kandi bikarangira ananiwe cyane. None uko ndamubwanira reka nkwereke rero mu bintu Yesu yaduhurije, ndagira ngo nkuvangurire ibi bintu tubishyire ku murongo kandi ujye ubikora utavunika. Ntibyabaye se? Ubuhamya yabutanze, byarabaye, turabivangura, mwereka uko azajya agenda abikurikiranya kandi adapanitse. Burya hari abantu bagira ikintu cyo gupanika, guhuzagurika, bigatuma ugira ikintu cy'akavuyo muri wowe. Yarabyakiriye, yarabyiga, ndetse ndamubwira nti yatangira kumbwira ngo mama Louise, ngo urumva utore ngo baramamagaye ngo ahangaha bigenze ngo hariya ngo naho ngo, nkamubwira nti reka rero nkwereke, reka dutuze, sibyo, reka dutuze. Ni kandi ntabwo ndi gutuza kubera ko bitandeba, ariko ndabyumva ko ugomba kubikora, ariko reka tubanze dutuze. Urumva utuje? Ati ndatuje. Ikintu cya mbere ugiye gukora, ugiye guhamagara uyu nguyu uguhamagaye kuri iyi telefone, umubwire gutya ugiye gukora iki ngiki, ugiye gukora iki ngiki, ngaho bikore no nkubwire igikurikiraho. Akabikora. Ndizera yuko byibuka muvandimwe, kuko murode nawe ndabizi kukurikira. Wanavuze ngo ntakagende imwe gucika muvandimwe, nibigushobokera koko audio ujye uzikurikira. Ni ibiryo nta mpamvu ariko yo kwibuza ibiryo Nyagasani aba yagabuye. Neze kutirirwa utariye kandi ari iby'umubiri, wanagombye no kubivunikira. Nanganswe ibiryo by'uko ugasanga biri ku isahani, kuki utabirya ari ibyawe. Nuko ubwo rero umuvandimwe nawe ari kuri ibi biryo, ari kunyumva, arabizi. Amubwira ni ngaho bigenze uko nguko, akabikora, bya bindi bigakemuka kandi adahangayitse. Arambwira ati kuzi ko ari byo koko, atuguzi ko byakemutse byose kandi ntahangayitse, ariko wabibonye ko bishobora gukemuka kandi udahangayitse? Ni wabibonye? Ati nabibonye. Ni noneho iga gutuza rero. Aho ko yiga gutuza rwose, yiga kugenda buhora atuje rwose. Nuko ubwo rero birakunda. Rero nagira ngo mbabwire icyo Imana iba yatwoherereje abakozi bayo, no kugira ngo badufashe kurushaho gutuza, kurushaho kwiyegeranya, mbese muri make iyo Nyagasani, umuvandimwe yabivuze ati Nyagasani nubwo yaje muri iki gihugu ntabwo agendereye jyewe gusa, agendereye igihugu cyose. Nibyo koko, ntabwo Yezu yaje ngo nubwo wenda nari muri urwo rugo, ariko Yezu wanjye ntabwo yakoze muri urwo rugo gusa, yakoze no ku bandi. Kandi muri urwo rugo ntabwo ari ubu buhamya bwonyine buhari, kuko nzi neza ko n'umugabo arabufite. Umunsi Nyagasani Yezu yamuhaye imbaraga, kuko buriya gutanga ubuhamya nabyo ntabwo navuga ko ari impano ya buri wese. Hari abantu baba bafite ubuhamya ariko kubutanga bikabagora, ubwo nawe nabushobora azabutanga, ariko naho atabutanga ngenda bizi yuko abufite rwose, ko yagiye abimbwira. Ubwo rero ndagira ngo mbabwire nti niba Nyagasani Yezu aba anyohereje iwanyu, ntabwo biba ari ibintu byoroshye pe. Nanjye ndi umumama, mfite urugo rwanjye, mfite n'abana banjye, kandi wenda mujya mureba rimwe na rimwe nako kenshi murambwira mama Louise ufite famiye nziza. Nibyo pe, abana banjye Yezu yagiriye ubuntu, mbyara wenda nkiri muto cyangwa se hari bakura vuba simbizi, ariko ni inshuti zanjye. N'abana banjye ariko ni n'inshuti zanjye, cyane cyane ko iyo ndi kumwe nabo abantu benshi ntibemera ko ari abana banjye. Yezu niwe wabikoze. Ubwo rero izo nshuti zanjye nari nazisize ngiye kureba inshuti za Yezu. Urumva biba bikomeye, nicyo nashakaga kuvuga. Nataye izo nshuti zanjye batari kumbona, ku buryo n'umwaka nawutangiye ntari kumwe nabo.
ubwo rero urumva ko ntabwo ari ibintu biba byoroshye kubera ko Yesu yari yambwiye ati uri intumwa y'amahoro ku isi, ntabwo ari kwa runaka na runaka gusa ku isi. Ni ukuvuga ngo hari aho nagombaga gutanga amahoro kandi koko yarabonetse. Haleluya. Yesu ni mwiza rero, ndamushima cyane. No mu buhamya natanze hari ubwo wenda hari bumwe nshobora gutanga kuko bushobora kuvugika, ariko hari n'ubundi nshobora kugira ibanga kubera ko wenda butavugika niko navuga. Ariko mu bwo nagize ibanga wenda mvugeho gakeya, ntabwo nahisha ko Nyagasani Yesu yampaye lift anjyana ahantu hakomeye muri icyo gihugu nari nagiyemo, ndetse angeza muri presidence. Ibyo ngibyo mbivuze uko nguko kandi Yesu Kristo arabizi, ariko masengera nsaba amahoro. Narahageze ndapfukama ndavuga nti ndasaba amahoro muri iki gihugu. Amahoro yarabaye. Haleluya. Amahoro yarahabaye, ayo mahoro yarahageze, ndetse hari igihe byashatse nko kuyogayoga. Yesu arambwira ati intambwe wateye hariya hantu ni intambwe y'amahoro, kubw'ibyo nta n'ikizaba kubera ko wahageze. Ntangira kubwira baho ni muhumure nta kizaba, ariko bo bari batangiye kugira ubwoba, batangiye kumbwira bati mama Louise turumva dufite ubwanda bwa Yesu yarambwiye ngo intambwe yajya ahantu ni intambwe y'amahoro. Niko byagenze, bari mu mahoro. Haleluya. Ariko kandi ayo mahoro nubwo wenda yahabaye, hagiye haboneka ibimenyetso by'uko hashoboraga kuba amahoro make. Ibimenyetso byari bihari, bari babifite, ariko Yesu arambwira ati intambwe yawe muri iki gihugu ni intambwe y'umugisha n'amahoro, ariko ku buryo bw'umwihariko intambwe yawe hariya hantu ni intambwe idasanzwe. Bavandimwe ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo turi abantu boroheje. Ibyo byo ntabwo nabishyize mu buhamya kuko naravuze nti ntabwo ari ngombwa ko mbikubwira, ariko icyo gihe n'ukuri Nyagasani Yesu yampaye lift. Ntabwo narizi ko nzahagera aho hantu, ariko uburyo nahageze bwari uburyo bw'igitangaza. Kandi n'uwo muntu wahanjyanye nawe yari umuntu uri muri gahunda ya audio, ari muri audio z'icyongereza, ariko ukunda Imana pe. Arambwira ati ntabwo turi bubashe kubonana kubera ko ndi mu kazi, ahubwo reka nohereza abashoferi bakuzane aho nkorera tuvuganire hano ku kazi. Tagenda rero turavugana nyine ku kazi, ariko narahageze navuganira mbaze mfukame nishimirira Imana, mbaze nisengere. Turasenga, turangije gusenga ariko aranezerwa. N'uyu munsi arambwira ati ndashima Yesu watumye duhura. Ikintu rero Yesu yamukoreye cy'igitangaza. Umunsi yarambwiye ati duhura, ati nari mfite ikintu Yesu yari kuko nawe arasenga, ariko ati nari narasabye Imana ikintu, niko yambwiye. Ati nari maze imyaka irenga 2 ngitegereje. Ati umunsi waje kunkora mu biganza ni nawo umunsi iryo sezerano ryasohoye. Ati nahise mbona ko uri umuntu udasanzwe. Ati ku buryo numva nanjye nshaka kuzatanga ubuhamya, ati nkahamiriza ku isi yose uwo Yesu wo wateye ubwoba. Uwo Yesu arahari rero. Haleluya. Ngewe nabivugaga ndi kuvuga amahoro. Haleluya. Amahoro Nyagasani yatugize intumwa z'amahoro ku isi. Ubundi intumwa y'amahoro aho hano aragiye ntanga ubutumwa bw'amahoro. Haleluya. Nese ntabwo tujya twumva ngo intumwa zawo ni ngo intumwa z'amahoro muri icyo gihugu kirimo intambara. Haleluya. Natwe rero turi intumwa z'amahoro aho ngaho hari intambara zo mu mitima. Haleluya. Haleluya. Ntabwo Yesu Kristo ajya amagurukiriza ubusa, kandi aho angejeje ikirenge cyanjye ndagira ngo nkubwire ngo gifite umugisha. Si njye nyine nawe uzavuga ibyawe mugenzi ugana mu ijuru ntitubipfe rwose. Hari abantu rero abo bita aba control 6 yumva mbivuga gutyo ngo yirase, oya nirati kuzo ry'Imana, kandi koko rirahari. Ayo mahoro muri icyo gihugu n'uyu munsi barayafite, kandi ayo mahoro agiye agaragaza ibimenyetso byinshi cyane byo kutahamo. Ariko Yesu yambwiye mbere
bose ati babwire ngo intambwe yawe hari ahantu yabaye intambwe y'amahoro. Ubu mbese kukandagira kwawe kuri ubwo butaka byahesheje kiriya gihugu amahoro. Niko byageze, uyu munsi bari mu mahoro, ntabwo babuze intambara mu mitima y'abantu, ariko bari mu mahoro. Haleluya. Bityo rero mugenzi ugana mu ijuru, ndagira ngo nkubwire ngo dukora ubutumwa bwa Yesu ko tutari abantu navuga ngo abo gukandagirwa. Haleluya. Haleluya. Ubwo wenda Nyagasani uko azajya agenda nshoboza, nzajya agenda ntanga ubuhamya, ariko hari ubuhamya nyine mvuga nti iyo haba byarambukaga ngo umuntu abutange. Haleluya. Kugira ngo bwubake imitima ya benshi. Haleluya. Imana yo mu ijuru ikugirire neza muvandimwe. Ntitwibagirwe ko turi mu gihe cy'igisibo. Iki gihe cy'igisibo rero kikaba ari igihe kidukangurira kwibuka ko Yezu yababaye kubera twe, agapfa ariko akazuka. Iyo mvuga rero mu gisibo ntabwo mba nirengagije ko turi mu gisibo, ariko nemera ko ubukristo bwanjye burya buhagaze ku izuka rya Kristo. Ni nayo mpamvu dusenga ku cyumweru. Burya wakabaye wibaza ngo nase kuki dusenga ku cyumweru kandi turi mu gisibo. Twakabaye rero dusenga kwa gatandatu kubera ko turi mu gisibo, ariko kubera ko twibuka izuka rya Kristo wabaye umunsi ukomeye kuri twebwe. Ni ukuvuga rero turi mu gihe cyo kwibuka ububabare bwa Yezu, ariko ntabwo Yezu uyu munsi ari kubabara. Haleluya. Niyo mpamvu uvuga rero kuko nzi neza yuko Yezu yazutse, kandi ibyiringiro byanjye naho bihagaze. Kiliziya baba batubwira ko tutagomba kuvuga rero no mu magambo bavuga nta za rero ziba zirimo, ariko ntabwo byabuza ko rero yanditse mu mutima wanjye. Kandi iyo mbivuga, iyo ntanga iyi nyigisho, ntabwo ari ukuvuga ngo izasubirwamo iteka mu gisibo. Oya, iba ari inyigisho y'igihe cyose. Haleluya. Bityo rero ntuzayumva atari mu gisibo, azumve koko imukora ku mutima. Imana iduhe umugisha rero twebwe abagenzi bagana mu ijoro, kandi mbifurije twese, nifurije buri wese icyumweru cyiza. Haleluya. Amena. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena.